Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Imbaraga z'Imana zigwirire muri wowe, ubashe gukora iby'Imana ishaka, kandi amahoro ya Kristo agwirire mu mutima wawe. Iyi si ntitanga amahoro, itugirira inkuru mbi nyinshi zitandukanye, n'ibibi bigenda bitugeraho mu buzima butandukanye, ariko reka amahoro ya Kristo yiharire umutima wawe, aguhe gutsinda, aguhe kunesha, aguhe gukomeza kwifuza kubaho uyobowe n'Imana mu ntambwe zawe za buri munsi. Reka dukomeze gufatanya kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ku gice cyaho cya gatatu. Mwibuke ko Mose arimo aributsa ubu bwoko ayoboye, yenda kurangiza urugendo rwe kubayobora, arabibutsa icyo Uwiteka yavuze, uko bagendanye n'Imana muri urugendo rwose, kugira ngo ejo batazabyibagirwa. Niko natwe bidukwiriye kwiyibutsa icyo Imana ituvugaho, icyo tubwira mu ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho rikaguma mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu ni umurimo wo guhozaho. Si umurimo w'igihe runaka, si umurimo wo ku cyumweru cyangwa ku isabato, ni umurimo wo guhozaho. Biturinda kwinjirwa n'amaganya y'isi, bikaturinda kujya kure y'iryo jambo ry'Imana rivuga, kandi bikaduha gutunga igitekerezo cya Kristo muri twebwe mu buryo buhoraho. Iyo tugifite amaganya y'isi ntabwo atubasha. Reka dusome muri iki gice cya gatatu ku murongo wa mbere ngo maze turahindukira turazamuka duca mu nzira ijya i Bashani. Ogi umwami w'i Bashani adusanganiriza ingabo ze zose muri Edureyi ngo turwanirizeyo. Uwiteka arambwira ati ntumutinye, kuko mukugabizanije n'abantu be bose n'igihugu cye, nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori, wa wundi wari utuye i Heshiboni. Uyu mwami Ogi w'i Bashani ngo yabateye n'ingabo ze zose, nta kintu na kimwe yari asize inyuma. Ariko Uwiteka agaruka kuri Mose n'abo bagendanaga, arambwira ati ntumutinye, nawe umugenzereze nk'uko wagiriye wa mwami Sihoni w'Abamori wari utuye i Heshiboni. Ikintu kinezeza aha ngaha ni uburyo Uwiteka avugana na Mose nk'uko abantu baganira. Arimo arambwira ngo nk'uko wagenje wa mwami Sihoni umwami w'Abamori, wa wundi wari utuye hahandi, barimo baravugana muri detail. Iyi ni Imana igendana natwe mu buryo bwose, mu buryo bwuzuye, itagize akace na kamwe isiga. Mbega ukuntu ari byiza gutunga ijwi ry'Imana ku buzima bwacu, mbega ukuntu binejeje kumenya kugirana ubwo busabane n'icyo kiganiro n'Imana mu buryo buhoraho. Imana yaramubwiye ati wimutinya, nubwo aguteye n'ingabo ze zose, ariko uzamugenza nk'uko wagenze wa mwami uyu nguyu Sihoni w'Abamori, wundi wari utuye hahandi. Arimo aramurangira n'ahantu kugira ngo kimubere nk'igitsikamutima. Wibuke uko nagenje wa mwami, nawe yari akomeye utuye hahandi, niko nzakugenzereza n'uyu nguyu uguhagurukiye. Uko niko Imana ivugana natwe imbere y'intambara zitandukanye ziba zihagurukiye ubuzima bwacu. Iyo umuntu asubije amaso inyuma akibuka ibyo Uwiteka yamurwaniriye, bimutera kumenya neza ko n'ibyo ngibyo guhagaze imbere nta kabuza uzabibasha. Ku murongo wa gatatu ngo nuko Uwiteka Imana yacu itugabiza na Ogi umwami w'i Bashani n'abantu be bose, turamurimbura tugeza aho tutamusigiye n'uwa kirazira. Umurongo wa kane icyo gihe dutsinda imidugudu ye yose, ntihagira umudugudu wabo tudatsinda. Yari imidugudu 60 yo mu gihugu cyose cya Arugobu ubwami bwa Ogi bw'i Bashani. Ku murongo wa 11 barimo baratubwira uyu mwami uko yarameze ngo kuko Ogi umwami w'i Bashani ari we wenyine wari ukiriho mu bari basigaye b'Abarafa, ubu n'ubwoko, ngo igitanda cye cyari cy'icyuma ntikikiri iraba y'Abamoni, uburebure bwacyo bwari mikono 9, ubugari bwacyo bwari mikono 4, nk'uko mukono w'umuntu ureshya. Ni ukuvuga ngo yari afite igitanda cya metero 4, kuko muribuka ko bari abagabo banini cyane b'ibihanda bapima hafi metero 3 cyangwa se kuzirenzaho gatoya. Barimo Bibiliya yashimye gushyiramo iyi detaye kugira ngo tumenye ko aba bantu nubwo bari bakomeye bateye ubwoba, ariko ntibyabujije Uwiteka kubatsinda, ntibyabujije ubu bwoko kubanesha bushyigikiwe n'Uwiteka. Nongere mubwire, ubugari bw'ikiguhagaze imbere sicyo giteye ubwoba, ahubwo Imana iri muri wowe, agace k'Imana umaze kumenya, ubwizerwe bwayo, imbaraga zayo zitagira akagero. Ibyo nibyo by'ingenzi. Uko dusoma ijambo ry'Imana bigenda biduhishura kandi gace k'Imana, tukagenda tumenya Imana tugendana nayo, bikatumara ubwoba bwiduhagaze imbere. Cyari igihanda. Nawe bibaza umuntu usanzwe wari ufite metero na santimetero zingahe arimo arwana n'umuntu ufite metero 3 cyangwa se no kurenzaho, byari ibintu biteye ubwoba. Ari abagabo benshi bareshya gutyo, ariko Imana yari mu ruhande rwabo, niyo yabatsindishirizaga. Rero ikibazo si ingorane guhagaze imbere, ahubwo Imana yawe mu mutima wawe irangana iki. Ku murongo wa 18 ngo icyo genda bategeka nti Uwiteka Imana yanyu yabahaye iki gihugu kugihindura. Intwari mwese mwambuke mujye bene wanyu Abisiraheli imbere mufite intwaro. Ku murongo wa 20 mugeza aho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka nk'uko yakubahaye namwe, bagahindura igihugu Uwiteka Imana
yanyu ibaha hakurya ya Yorodani, maze muzabone uko mugaruka umuntu wese muri gakondo ye mu gihugu nabahaye. Ubwoko bumwe bwari bumaze kubona aho buzatura hakuno ya Yorodani, ariko bavugana na Mose aravuga ati cyagiye twarasezanye, turavuga ngo nubwo mwebwe mwabonye uburuhukiro mukabona aho gutura, nimubaze mwambuke ab'intwari muri mwebwe, mufate intwaro mubanze murwanire bene wanyu, nabo nibamara kugira gakondo bakabona uburuhukiro abe aribwo muzabona kugaruka iwanyu namwe muruhuke. Nshuti z'Imana, twebwe bari muri Kristo Yesu hari amahoro dufite, hari ukumenya ko twababariwe ibyaha, hari ukumenya ko twatsindishirizwe, hari n'amahoro mu mutima tugendana, intambara zitandukanye z'iyi si zitabasha kudufata. Uwiteka arongera kudusaba ngo niduhaguruke turwanirire bene wacu. Kubarwanira si ikindi no gukomeza kubamurikira Uwiteka kugira ngo nabo batwikururwe, ubwenge bwabo butwikururwe n'igitwikiza umwanzi ajya dutwikiza, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utaturasira maze nabo bamenye Imana. Ntukarekere gusengera bene wanyu batarakizwa, ntukarekere kugisengera inshuti zawe mugendana zitarakizwa, ngo mugirane ubucuti, musangire ibyo kurya, mujyane mu birori, ariko utazi ko ubugingo bwabo butabikijwe mu maboko ya Kristo. Uzajya uhora basengera, uberera imbuto, ubakunde, niko kubarwanirira gukwiriye, kugira ngo umunsi umwe umucyo w'Imana nabo uzabarasire nabo bakizwe. Biba biteye agahinda abantu baba baragendanye natwe, barabanye natwe, ariko bapfa bakaba barimbuka, kandi twararanye nabo tuzi iby'ubugingo buhoraho. Uko niko dukwiriye kurwanirira bene wacu n'abantu bose Imana dushyize bugufi. Ku murongo wa 21 ngw'icyo gihe ntegeka Yosuwa nti amaso yawe yiboneye ibyo Uwiteka Imana yanyu yagiriye ba bami bombi byose, uko niko Uwiteka azagirira ubwami bwose mwambuka mujyamo. Ku murongo wa 26 ngo amaze Uwiteka andakarira ku bwanyu ntiyanyumvira, arambwira ati uherukiraho ntukongere kumbwira iryo jambo. Ku murongo wa 27 uzazamuke ujye mu mpinga ya Pisiga, urambura amaso urebe iburengerazuba n'ikasikasi n'ikusi n'iburasirazuba, uharebesha amaso kuko utazambuka Yorodani iyi. 28 ariko wihanangirize Yosuwa umuhumurize umukomeze, kuko ari we uzambuka agiye imbere y'ubu bwoko abaheshaho gakondo igihugu uzareba. Ahangaha Mose aracyakomeza kubabwira iby'urugendo rwabo nuko byagenze, arimo aratinyura Yosuwa amubwira ati uko Imana yagenje ba bami babiri niko izagenda n'andi moko yose muzagenda muhura nayo. Ubutsinzi Imana iduha si ubwa rimwe kabiri ngo irekere aho ngo n'ubwiteka. Uwiteka agendana natwe iminsi yose. Cya kindi yagutsindiye umwaka washize cyangwa imyaka 10 ishize cyangwa 15 ishize, na n'uyu munsi ayo maboko y'Imana ntaho yagiye. Nibyo arimo kubwira Yosuwa, aravuga ati imbere haracyari andi moko, ariko ntimubatinye, kuko Imana yagenjeje ba bami babiri niko izagenda kugenzeza amoko yose. Intambara zose uzahura nazo Uwiteka azagenda azikurwanira kandi azigutsindishiriza. Hanyuma ahangaha arongera aravuga Mose avuga icyamubayeho, arababwira ngo muribuka ko Uwiteka yandakariye ku bwanyu ntiyanyumvira ngo nzagere i Kanani. Agera n'igihe aravuga ngo Uwiteka yarambwiye ngo sinzongere kuvuga iryo jambo. Ngira ngo Mose nawe yari yakomeje kwinginga Uwiteka kugira ngo nawe mureke agere i Kanani. Hanyuma Uwiteka aravuga ati iryo jambo ntihongere kurimbwira, ahubwo zamuka uzamuka uriya musozi muremure urebe igihugu cyose uko kirambuye, ukirebe ukimenye, hanyuma ugaruke uhumurize Yosuwa kuko ni uzambuka uzamutsa ubu bwoko wowe ntaho uzajya. Mu by'ukuri impamvu Mose arimo atanga arimo avuga ngo Uwiteka yandakariye ku bwanyu, muribuka ko abantu bamurakaje bigatuma akora ibyo atasabwe gukora kubera umujinya atewe n'abantu. Nongere nkubwire inshuti z'Imana, hari ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwacu budushoboza gushobora abo bantu baturi iruhande batatumereye neza. Abo bantu bakwiriye kutubera urwitwazo. Ndahamya ko ubuntu bw'Imana bwakubaho ugashobora gukomeza kubikora uko Imana ishaka nubwo bafite abantu bakugoye, kuko iyo biza kuba urwitwazo Uwiteka baramubwiye ati aba bantu nibo bakugoye, nta kibazo dukomeze twigendere, ntabwo wagaragaje kwera kwanjye ariko komeza tugende i Kanani. Ariko biragaragara yuko Uwiteka atakwakira urwo rwitwazo tuvuga ngo twatejwe n'abantu batatumereye neza. Iyi si zahora yuzuye ibibi, ariko gisaba ubuntu bw'Imana bugushoboze. Ariko none twongeye twibuke ko aho Mose yarajyanywe hari heza kuruta mu gihugu gifatika cy'imisozi n'inzuzi. Yaragiye kubana n'Imana mu bwami bwo mwijuru. Hari igihe twibwira ngo amasezerano ntiyasohoye, ngo dore ngo umuntu arapfuye. Umuntu upfiriye muri Kristo Yesu nagira ngo ngubwire ko nta gihombo aba agize. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.